rwose umeze fresh kutishimye mwana kabisa nta kibazo mfite rwose uri mu kazi ni kose banakarangije burashete zimaze bye nukuzicoma bye kabahere zimeze ukuntu none se minijiste yo ni ministeri ikora iki minijiste ntamenya icyo ikora jisite ravance foferi gudu ayimugoyingi gahoromani kabonero English ayimugoyingi guriro hafi ya leta akanywe na perezida icyo wamusaba ewe gawe nahita mubwira ibyifuzo byanje byose kugeza ku ndunduru ubwo mbwira mva rero musasi ndumva njyewe naje ndagenda nkandagiye neza ni fieri ryanjye ni icyifuzo kuko ntabwo namubwira ngo mpindege ntashobora kuyitwara namwaka moto nicyo cyifuzo cyane wamusaba iki namusaba amadovisi wamusaba amadovisi amanyarwanda niba ngo wahita umwisabira amafaranga none angahe nibura amafaranga gampaza njyewe mpaka mpfuye namusaba ubundi ampaye miliyoni 20 najaniza ntanaje kwifuza uzi ufite abana bangahe ewe we naraboneje nako n'umugore waboneje nta mugabo waboneje ikaze mwese mudukurikira mu biganiro bitandukanye bya buri munsi uyu munsi rero twakoze urugendo i Nyabihu turi kumwe n'abavandimwe mu by'ukuri twagendanye muri no rugendo uyu munsi rero tukaba tubonye umugabo udasanzwe ibi meze fresh ibintu ni fresh cyane muvunye meze neza ibintu ni wane angaha turutse ijambo wane ni waneza rwose umeze fresh kutishimye mwana kabisa nta kibazo mfite rwose Salvador wabuzi yuko iyi quartier ya Nyabihu ni wabo amaslenge niyo hantu hari amaslenge mu gihugu hose yavuye sibyo uyu mugabo rero nawe twabonye ari umuntu ushimije uzi kuganira turavuga tureka tumuganirize abanze agira ibyo mbese agaragaza ibyishimo afite ukuntu yimereye yaje kumenya naje ukabuta amakuru ngo ko ari we mucomo wa mbere nimero ya mbere ahangaha muri niwe wigishije Inyogo ye Gucoma burusheti nibyo ntabwo ari ukubesha ni ukuri inda ni igisambi ihora ishaka inda ni igisambo inda ni igisambo reka tube turufite inyuma aya ni amasahani tujya turiraho imyaka uri mu kazi kose banakarangije burashete zimaze bye nukuzicoma bye kabahere zimeze ukuntu zimeze fresh zitandukanye ukuntu kubonanye ariko akamwishatse mukagura ngahe 300 yonyine yamvita amatsiko ko numva muzire mwigana Inyogo niko musanzwe muvuga cyangwa se Inyogo wabiganye nuko ari twabara abandi bose ubabaze tubabaze iki uko bavuga niko bavuga se bose Nyabihu ni kumwivugira ewe gawe wababaza hanyuma se mbwiza ukuri Inyogo ye bwa mbere ujye kumwigisha gucoma akiza mu gikoni bwa mbere kuko yakigusanzemo wamubonaga nk'umuntu umeze ati Inyogo ye ni umuntu wahoze ari umukurajeri afite stamina nuko akazi kose stamina ni iki stamina ubwo nukuvuga ni courage twe niko tubyita niko inani ko babyita hano mukunda gucomaga cyane intama nazo turazijyaga hano haragura ibyokezo birahari byinshi ari intama n'ihene n'iki mukunda gucomaga nukuvuga hano mu centre byose biba ari benzi intama ihene ibenzi ngo nangahe kiro kigura 2,000 hano kwa nyirabugusa nesuko ikiro cy'ibenzi ko kigura 2 inzi imigende bigura nkanga ibenzi ziratandukanye umva mugabo mbere ko tuninjira mu kiganiro cyacu neza ubundi witwa nde jewe banyitaga Pira witwaga Gapira nicyo zina rizwe Gapira zitandukanye gute dutandukanyiriza ibenzi twumve ibenzi ni ingurube
waratubwiye ngo ziratandukanye turakubajije ngo zitandukanye ku biciro ese ni ku biro n'ingano ibyo wambwira hanyuma gapi usibye gapira uzwiho ina amazina yawe nyakuri ninde ni Uwiduhaye Patrick ndetse gapira ryavuye Patrick ni izina ry'abataramu baba mu muhanda nawe wabaye mu muhanda cyangwa no ewe gawe nigo nakuriye niko wakuriyemo waje kuvamo se cyangwa turabica kinyarwanda kundukira garuka niki faransa gapira aragisubiza yigize gapi gapira kimbaze mpita ngisubiza gapira bageze mu by'ubwenge ariko n'ibibazo ntabwo urukubaza ngo mbisubize uragira hino bakubwiye ngo mije spoke ni ministeri ishinzwe iki wiringi zani rugunge kandi ongera unsubirire ndimo ndakubaza mije tegereze neza mije spoke ni imwe muri ministeri dufite hano mu Rwanda mije spoke ni ministeri y'iki amafaranga ntawatura kugurira ngo ico kibazo gisubizo ntashobora no kubivuga ntabyavamo none se minijiste yo ni ministeri ikora iki minijiste ntamenya icyo ikora jisite ravance foferi gudu ayimugoyingi gahoromani kabonero okay mugiye kuganira mu cyongereza okay mugiye kuganira none n'uyu mugabo mu cyongereza bitsinda tutatwigendera utsinda amafaranga nayo ugufasha baranyikoma baba bitonze usize umupira hasi vanga abagiye ku ruhande gatoya manze ni nkora urwungere sakara nje isugo n'urwunge mwakamitsingira umusirimu kabone none se kutigira imbere ngo dusubize ibibazo tukubita amafaranga twikomereza tugiye ku ruhande no yacitse yacitse intege mu cyo mugani umetoka wapi Kiswahili mimi natoka Gisenyi cyo ni Giswahili icyongereza avuga icyongereza wambira n'icyongereza nkakivuga mugoyingi mugoyingi spingi usubize neza rwose English ayi mugoyingi guriro hafi ya leta sekondi biracyo go come basi mubwira icyongereza interuro imwe Reza bo sicyongereza gapira ndaki nagishobora wa mugabo ese gapi akakanyu we na president icyo wamubwira icyo wamusaba ewe gawe nahita mubwira ibyifuzo byanje byose kugeza ku ndunduru ubwo mbwira mva rero musasi ndumva njyewe naje ndagenda nkandagiye neza ni fieri ryanjye icyo ni cyifuzo ni icyifuzo kuko ntabwo namubwira ngo mpindege ntashobora kuyitwara namwaka moto nicyo cyifuzo cyane ni ukuvuga ngo gapira yola gapira ni ukuvuga ngo aramutse abwira ati nsaba icyo ushaka cyose ndahita nkiguha ni ukuvuga ngo uhuye na his excellence uhuye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame arabwira ati wowe nsaba icyo ushaka cyose ndahita nkiguha wamusaba iki namusaba amadovisi wamusaba amadovisi amanyarwanda niyo ngo wahita umwisabira amafaranga none angahe nibura amafaranga gampaza njyewe mpaka mpfuye namusaba ubundi ampaye miliyoni 20 najaniza ntanaje kwifuza cyazo nawe reka tukubaze ugaza kuri nyiri umurasire uranyitaje rero kimbaze aka kanya uramutse ukubita na perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'icyo wumva wamusaba ikintu namusaba ni ugucanira abaturage umuriro hose kandi ndabo hari habagiye umuriro wabuze none se turi mu mbeho ubu size umuriro wabuze ubu sinzi aho baracaginga je namusaba kugira ngo ateteshe abaturage nk'uko duteteshe okay cyane ahangaha turi ni mu ntara yihe intara y'amajyaruguru intara y'amajyaruguru
aha turi nta muntu ushaka ko perezida aha ngaha muri Nyabihu turi mu ntara y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba Iburengerazuba umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba yitwa nde y'Iburengerazuba Mujyanama Jideo aha cyazo uyu munsi ushobora kunywa uducupa tungaye ku munsi tungaye siri rimwe mfite se urukubona hari abiri mfite ese nibwo ugitangira cyangwa ubwo urukumbaza ikibazo urukubona ari rimwe mfashe nibwo ugitangira se cyangwa wahoze urimo ugasoma ntaho nahoze niringire ubu nibwo utahiye ubu ngubu mbese ngiye gorora si muri bya bibiri mu mpaye cyazo ufite imyaka ingahe imyaka ingahe mbo navutse hari amukoba mamondo hari hepfo hari heza amasaka gatukurije ucyo bari imyaka yawe mfite kamwe kabiri gatatu kane gatanu kubara iminsi y'ubusore ukagerekaho n'iminsi y'ubugabo ugateranya ugasanga ufite 36 ufite imyaka 36 uzi ufite abana bangahe ewe we naraboneje nako n'umugore waboneje nta mugabo waboneje nyine ufite bangahe ni ikipe y'abane turi uw'abane mu rugo turi uw'abane okay muri uw'abane reka nawe gapira igira imbere gatoya gahari ndimo neza gahunda yo kuboneza urubyaro uyumva gute wowe ko njyewe mfite uruhinjara mfite uruhinja neza iyo rwose basobanuye gahunda yo kuboneza urubyaro uyumva gute gahunda yo kuboneza urubyaro ni sawa ariko mfite uruhinja kubera ko kina by'abahungu nari ngeneye n'umukobwa ufite abana bangahe bane bese none se kwa by'abahungu wari ukeneye n'umukobwa wumva itandukaniro riri hagati y'umuhungu n'umukobwa ririhe ubu bose mbonaga ari kimwe ubona bose gari kimwe ubwo umuntu ufite abakobwa gusa wambwiye ngo nakomeza ashakishe n'umuhungu cyangwa bose ni kimwe ashaka yaparika rwose aha wumva uzarekera kubyara ugeze abana bangahe nararangije wararangije neza cyane ngira ngo n'abaturage twari turimo tuganira ahangaha mu karere ka Nyabihu ahandi bakunda kuvuga ngo ni Inyogo ye kandi tuzi yuko ari we ukunda kuvuga gutyo gusa ariko twumvise abaturage hafi ya bose bahangaha Inyogo yabo ihora ari imwe imvugo yabo ihora ari imwe gapi tugushimire cyane wakoze cyane no kutuburusha tubaduhaye turagushimira zari ziryoshye cyane turashimira cyane na Tyazo cyangwa se nyiri umurasire nawe adufashije cyane kugira ngo tubashe kuganira ahangaha ni Iris TV ni Muvunyi TV cyangwa se AB kuri Good News turabashimiye.